Mwaramutse neza. Gitondo dusangira amagambo y'Imana ari mu Matayo 18. Matayo 18 turahera ku murongo wa 5. Ageze i Kaperinawumu haza umutware utwara umutwe w'abasirikari aramwinginga ati, Mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, Mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Iyo ureba imisengere iri mu gihugu cyangwa no mu isi, hari ikinyarwanda bajya bavuga ngo nta kabura imvano. Hari aho buri umwe ibintu aba yarabyiganye. Bivuze ko hari nyirabayazana, abandi bakajya bagenda bigana. Abantu baba mu myemerere itandukanye. Hari imyemerere ya giprotesita, ibyitwa protesitanti. Iyi ngiyi yaje nyuma y'ikinyejana cya 15, izanywe na Martin Luther. Imyemerere yahakanaga yari isanzweho, yajyaga ibwira abantu kwibabaza kugira ngo basabane n'Imana neza, kwica icyiru cyangwa se kwica amande aho wacumuye. Hari n'aho ngo buriraga ama esikariye bapfukamye, kandi banapfukamye mu bivungu by'ibirahuri bimenaguye, ukagenda wibabaza bitewe n'icyaha wakoze, ukajya gusanga ukunga n'Imana aho ayo ma esikariye asoreza. Martin Luther rero yahoze mu iyobokamana ari mu imbere, akajya asoma Bibiliya, bigera aho asoma handitswe ngo gukiranuka kuva ku Mana kandi guheshwa no kwizera. Abitindaho asanga yari mu myemerere idafite n'ishingiro. Nibwo rero yazanye ihinduramatwara mu myizerere rivuga ngo tugarukire ijambo, tujye tugendana n'ijambo, tureke gukurikira ibije byose. Rero iyo myizerere hari abari mu rwunge rwitwa igipanikoti, abo bakaba bafite imvano ngo umwuka wera yaje kumanukira bari hamwe nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Urumva ko Pentecost ni wa munsi ngo umwuka wera ahabwa abigishwa. Bishobora kuba biri muri ibyakozwe n'intumwa. Abantu rero ntagiye mu myizerere myinshi, abantu bagakurikira. Iyo ugiye mu misengere iyo ari yose, ubwo usabwa kwigana uko abagutanzemo bagenza ibintu. Bakigana. Narangiza kera hari aho najyaga njya kwigisha mu gace k'i Kayonza, noneho bakagera igihe ngo barindiriye ko umwuka wera amanuka, ariko muranazizi indirimbo ngo umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Noneho abandi bo bahinduragaho umwuka wera aramanuka ngo batangira kuvuga indimi.
ni uturirimbo baririmbaga. Aho rero bajyaga bakubita ingoma, bagakubita, bagera nko mu minota 40 mu isaha imwe batangiye gusenga, bake muri bo mu mwuka wera akabamanukira, bagahita batangira kutubwira ngo iby'Imana ivuze kuri uyu n'uriya. Hari n'uwajyaga aza akitegeza uri guhanura kugira ngo nawe yumve icyo Imana imuvuzeho. Abantu rero ibintu by'Imana bamaze kubyica bigendeye ku mwimerere w'ibikwiriye. Njyewe byari bigezeho ndindira ibyo bikavamo, ko wantumiye nkahagera ibyo byarangiye, kuko numvaga bidafite aho bihuriye n'iby'Imana. Bakubitaga ingoma, bagakubita ingoma, bakageraho bamwe muri bo rero mu mwuka wera ngo bamanukira. Ariko impamvu mvuga ibi si ukunenga gusa, ahubwo siko Bibiliya ibi bivuga. Kandi abantu benshi ibyo bintu byabatwariye umwanya. Mu Befeso handitswe ko iyo umaze kwigishwa Yesu, iyo umaze kwigishwa ubutumwa bwiza, umwuka wera nk'impano uko Imana yabisezeranije arakuzira, arakumanukira, agutahaho. Ariko abantu bati tubanze tujye muri morale. Hari nk'ikintu tujya twita ngo ni ice break. Iyo uri kumwe uyoboye nk'inama cyangwa se amahugurwa, ushyiraho akanya kitwa ice breaking cyangwa akanya kitwa stretching. Abwira abantu bagahaguruka bakinanura kugira ngo bajye muri mood yo kumva inyigisho ikurikiye, cyangwa se ugashyiraho agakino kari butume bakanguka. Abandi nabo kuba mu mwuka wera ze bashyiraho morale ituma kuko umuntu amwiyumvamo. Ibyo bintu usoma Bibiliya nta hantu biri ngo abantu bavuza ingoma bakaririmba ngo iyo morale ikaba ari izana umwuka wera. Ni ibintu byagiye bihimbwa gutyo, kandi umuntu yakurikira abamutanze akakugenza uko nk'uko basanganye. Basanga ari nka bya bindi ngo ugiye uryasazi ngazirya ari nzima. Ngo umuco usanganye abantu urawukurikira. Aha muri Efeso igice kimwe herekana umujyo cyangwa se cyitwa procedure, ubu inzira binyura umuntu agahakira umwuka wera. Abefeso igice kimwe umurongo wa 13 aravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Haranditswe ngo mwaramwiringiye, mumwiringizwa n'ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri ni ubutumwa bwiza bw'agakiza. Nyuma y'uko umuntu amaze kwizera ashyirwaho ikimenyetso ari cyo mwuka wera wasezeranijwe. Ntabwo umuntu utarizera iby'umwuka wera hari aho ari buhurire nabyo. Arabanza akizera ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza, maze umwuka wera akamwakira. Umwuka wera akamwakira nk'uko byasezeranijwe. Umuntu umaze kwizera abona umwuka wera nk'uko Imana yabisezeranije. Kandi ngo twamuhaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage. Tumugira nk'ingwate y'uko ibyo twasezeranijwe, umurage twarazwe twasezeranijwe tuwufite. Iyo ufite ingwate biguhwanya n'uko iby'iyo ngwate ihagarariye ubifite. Rero ubwo ni bwo buryo umuntu yakiramo umwuka wera amaze kwizera ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza. Umwuka wera akaza nk'impano uko yamusezeranijwe. Ashobora no kukuzaho ntunabimenye, ariko uramugira uko biri kose. Hanyuma ibindi ni mu Baroma ibice 10, Baroma ibice 8 nyiraho
abantu rero usanga baramaze guhimba ikindi cya kabiri, sinabitinzemo cyane ariko birumvikana. Abantu bamaze no guhimba ikindi cya kabiri cyo gusenga ngo isengesho rigira ibika bitatu. Ririmo gusaba imbabazi, ngo ririmo gushimira ibyo Imana yaguhaye. Sinzi niba mbikurikiranya neza, ariko ngo hakabaho no gusaba. Usaba imbabazi, ugashima, ugatanga ibyifuzo. Mbese abantu bamaze gushyiraho uko isengesho rimeze. Ni nayo mpamvu iyo bagiye gusengera ibyo kurya n'imbabazi z'Imana z'ibyaha byabo zigomba iyo zizemo, kuko babizi ko Imana itajya ibumva bagifite cya cyaha. Ubanza gusenga bagisabira imbabazi. Ese iryo ryo risaba imbabazi ubwo irabumva, kandi yumva itari bwumve bagifite icyaha? Ikindi rero nashaka kugarukaho mu Baroma 8 haranditswe ngo umwuka wera rero umuntu yamaze kumugira niwe umuhuza n'Imana, niwe connection, niwe uhuza umuntu n'Imana. Hanyuma ni nawe wingingira umuntu ku Mana. Haranditswe ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, ko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'iminiho itavugwa. Ahangaha biri kutuhamya, kandi mu Baroma 8 Pawulo yari yarakirihuye na Yesu mu byakozwe n'intumwa igihe yajyaga i Damasiko. Yaramaze igihe mu by'Imana, arangije ati turi abanyantege nke, umwuka mu ntege nke zacu niwe udusabira. Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Umuntu uri mu rusengero nk'iyo bamushyize mu binginzi, uretse no gusabira ab'umuryango we n'ab'urwo rusengero, ngo aba ari gusabira n'igihugu, aba ari no gusabira isi yose. Akibagirwa ko nawe ari umunyantege nke. Iyo agira amahirwe yari kuba afite umwuka wera ari umusengeramo, usengera muri we. Ako kanya arahita yigira umuntu nk'urangije ikosi y'abakomando. Ahita yumva, hari nabo bajya bavuga ko bari guhagarika ikirere, hari aho bavuga ngo bari gukirininga, bari gusenga birukana umwuka, cyangwa se bari gusenga bari kweza ikirere. Hari abasengeraga i Remera hahoze mu Migina, nari ndi kumwe nabo natumiwe, numva umwe avuga ngo basengere icyo kirere ko kera hahoze indaya, ngo bakeze bahita bibaramo ubushobozi muri bo, bakigizayo ubushobozi bw'umwuka wera, bakanumva nta yindi sapoti, bo bamaze kujya mu cyiciro, bamaze guhabwa poromosiyo mu by'imisengere, ntabwo bakiri bashya. Ariko Pawulo yari umuntu uba mu bintu by'Imana, kandi by'ukuri amaze n'igihe, aba ari we wibara nawe mu b'intege nke, ariko abara ko Imana izajya imwumva umwuka ubwe amusabiye amunihira. Hanyuma umurongo wundi ukomeza uvuga ngo kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Wibuke bano bantu bajya bababera bamaze kwiyeza, ubwo ni naho barindira umwuka wera. Ariko ibiri ukuri ni uko ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza, iyo umuntu amaze kuryizera, bwa butumwa bwiza bw'agakiza busobanurwa ko ari agakiza k'iteka kadashira, umuhesha w'agakiza kadashira. Ariko abakoresha umwete wabo ni abantu bazi ko ubu ngubu ntibakiri kumwe n'Imana, bagiye kuzahura ubusabane bwabo n'Imana binyuze mu gusenga no gusaba imbabazi ibyaha byabo, hanyuma babuzahure, noneho bitege ko ibyo bagiye gusenga iri bubumve. Bagenda babikurikiranye. Ariko umuntu wasobanukiwe ubutumwa bwiza bw'agakiza akabwizera, ntabwo aba umunyabyaha mu kanya hari icyo akoze ngo akiranuke
mu kanya arongera aragikora arakiraniwe, mu kanya hari icyo asabwe kugira ngo abe ukiranuka. Usanga abantu babaho ubwo buzima budafite aho buhuriye n'ukuri, kandi umushya ubayobotse akabyigana. Niyo mpamvu mu gikristo hariho iyo protesitanti nakomojeho, ariko ikaza kugira pantekosto, abanyamwuka, n'abandi baje bitwa abaruderani n'aba orthodoxi. Abantu bajya bagira ngo imyizerere ni yacu gusa ya gikristo. Hari na Judaism, bo bajya bavuga ko barindiriye Mesiya kazaza, mu gihe twebwe azaba agarutse bo ngo nicyo gihe bazahamya ko none haje uriya waje Yesu ntabwo yari we, ntabwo bamwemeye. Kandi mwibuke ko anabihamishije kuzuka kwe, abatambyi babwiye abasirikari bari barenze imva ngo mujye muvuga ko hari abaje bakamwiba. Hari abaje baramwiba, ngo inkuru iramamara na bugingo n'ubu ko atazutse, ahubwo umurambo we waribwe. Hari abantu hari imyizerere myinshi cyane nk'iyo Judaism yo ivuga ko uriya atari we Mesiya abahanuzi bari barabahanuriye. Ariko noneho wagaruka mu gikristo usanga abantu bafite utuntu n'utundi kandi bikagenda babyanduzanya. Niyo mpamvu hari abahakanye kwitwa Anglican Church, ukuvuga ukuntu ikoloneza ryagiye ribaho, igihugu cyazanaga iby'iwabo byose. Bazanaga iby'imyemerere, hari abazanwaga muri Afurika n'icyitwa Kinyarwanda siko navuga, sinabyita ubutembere, babyita exploration, kujya kureba ahantu hashya handi. Abazaga rero ari abakoloni, abandi bakaza ari abamisiyoneri bazana iby'iyobokamana. Rero iby'igihugu uko wakolonizwaga igihugu, iby'imyemerere yacyo, niba ari Ubwongereza n'imyemerere yazaga iwabo barayizanaga. Niyo mpamvu muri sisiteme ikoloneza abantu bajyaga bavuga ngo batwigane, iyo yitwaga assimilation. Uko tugenza badukoloniza bajye baba ariko bagenza. Nuko rero ahandi ho haba ariko ibihugu bya Aziya ntibyakoloneje. Niyo mpamvu ibyabo biri kuzuba, ibyabo ariko ni byinshi, ni byiza, iby'iterambere, iby'iyobokamana. Noneho wasangaga abantu uko icyitwa civilisation, uko babona ibintu bakabyigana. Ikibabaza rero iby'Imana byo Bibiliya irahari, ntabwo wagapfuye kwigana. Hakajya umenya ibintu wemera, ukamenya inkomoko, niba ari Bibiliya, niba ari inkomoko y'urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko ntupfe gukurikira ibintu byose. Icyo gihe ahari mu bihe nigishaga mu nce z'i Kayonza, iyo ntagendanaga nabo, hari abaryanaga inzara ngo ni umuhakanyi. Guhakana ibintu bitari byo nta n'ikosa waba ukoze, nubwo wakwiyoberanya ugasa n'ugendana n'abantu, ariko umutima wawe ntugendane n'ibintu bitari byo. Icyo gihe ubwo nibaze ndinjiye nsanze hari umuntu wabaga ari ngo ku gikarabiro arimo areza abantu bihana. Numva ntabwo ngende bujye kwicara ngo mubwire ibyanjye ngo ansabire imbabazi, iziheze. Ahubwo narizo nabaga nje kwigisha abantu, nabaga nje kwigisha imbabazi zidashira. Hinjira hagere iyo gahunda ngo yo kurindira umwuka wera, kandi none n'abitwaga abapasiteri n'abayobozi bandi barabyemeraga, ngo nuko bari mu rwunge ngo rw'aba Pentecoste, ngo bemere umwuka wera. Kwemera umwuka wera sindi utamwemera. Umwuka wera ubwo bari kwemera ni wa wundi amanukiye batatu muri bo ngo bagahanura, ngo kandi icyo nacyo tuzagifatira umunsi. Ubundi guhanura ni ukuyobora umuntu wayobye.
guhanura ubundi ufite icyo wunguye umuntu uba umuhanuye, ni nko gukebura. Ntabwo guhanura ari ngombwa ngo umuntu ngo araje aratitiye ngo avuze ibintu utumva ngo ubwo ngo niwe muhanuzi. Ntugire uwo uyobora ku nzira nziza yari yayobye buri uzaba umuhanuye. Guhanura ubundi ni ugukebura umuntu wayobye. Niyo mpamvu noneho uwatannye we babyita guhabura. Wahabye cyitwa guhaba, yayobye cyane, nibyo ntibabyita kuri kumuhanura, kuri kumuhabura, yahabye. Abantu abahanuzi ni abigisha ukuri, abigisha ukuri baba bahanura bayobora umuntu ku biri ukuri, bamukebura bamukura ku bitari byo. So rero ubwo ngo umwuka yamanukiraga niwe bitaga ko agiye guhanura. Ni umwuka muhimbano. Ngo harya ngo we ntiwemere umwuka wera gutese ari umvugisha. Mbere y'uko mwakira sinigeze mvuga ibintu by'Imana, ntabyo narinzi. Aho mwakiririye niho nagiye mvuga ibya Yesu. Kandi umwuka wera buriya ni Yesu waje mu ishusho y'umwuka, mbere yari ahari mu buryo bugaragara. Ngarutse rero ku kintu nasomye ahantu nanone ku yindi ngingo ya 3, ukuyeho ibyo wenda by'imisengere n'umwuka wera. Ingingo ya 3, abantu bahimbye kwizera. Kwizera ni iki? Ahita usubiza ngo guhamya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Yego nibyo niko handitse, ariko undi kwizera ni iki? Kwizera ni iki? Bibiliya avuga ngo igihe kirageze, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Kwizera ni iki? Abantu rero nabo baragenda bagahimba kwizera. Kwizera ni uku. Ese Yesu yasobanuye ate muri iki gice? Usomwa Matayo 18 umurongo wa 10, aranditswe ngo Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Ese ni iki yari abonye? Yaratangaye, yatangajwe n'iki? Ibi yise kwizera ni ibiki? Umugore yaraje akora ku nshunda z'umwenda wa Yesu. Yesu arabaza ko hari umuntu nkozeho. Abantu baratangara bati abantu turakubyiganaho, gusa ubwo wamenye ugukozeho n'utagukozeho. Ngo hari umuntu nkozeho. Uwo mugore aratitira abwira Yesu ati ni njye. Yesu aramubwira ati genda, kwizera kwawe kuragukijije. Yari afite ikibazo, aravuga ngo si ngombwa ko sindi bubone uburyo bumvugana nawe, ariko reka nkore ku mwenda we. Rero hari icyitwa kwishingikiriza, kwiyegurira, kwiringira. Uyu mugore yari ashyize ibyiringiro byose kuri Yesu, nta kabuza icyo yamushakaga we yagombaga kukibona. None n'ubu atanahari bifatika ngo dukore no ku mwenda we. Umuntu wese washyize ibyiringiro byose kuri Yesu, kubera iki tutabimushyiraho? Niyo mpamvu rya jambo ngo mwihane mwemere. Nta muntu ujya wemera atarihana. Si kwihana ni iki? Umunyabyaha nareke inzira ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira agarukire Uwiteka. Mu yandi magambo, hari inzira zawe, hari n'ibyo wibwira. Ibyo niko kwihanura, bireka. Si ubundi kuki ubireka? Si ukukwinginga ngo bireke. Impamvu bireka ubona ntacyo byamaze, ubitsindwaho ugahitamo inzira ya Yesu wenyine. Mwemere ubutumwa bwiza, n'ubundi butumwa bwiza ni Yesu. Mureke ibyanyu mwemere ibya Yesu. Yatoranywe n'abigishwa be gutaha ubukwe bw'i Kana. Hanyuma vino yabishize, Mariya aramwegera ngo nta vino bafite. Yesu aramusubiza ati tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Uvuga ngo yari umutumirwa nk'abandi. Noneho rero igihe cye kugera bivuzaho ari we uri buganze, ari we uri butegeke. Abaririmbyi bajya bihuhereza bati ngwino uganze utegeke, ariko ugasanga n'ubundi urutagonda ijosi. N'ubundi Yesu ntaganza ntategeka, n'ubundi ni we n'ubundi uri umwami w'umutima wawe, ntakiri umwami. Uzabirebe neza, ushobora kuba nta n'uwo wakiriye, ko n'ubundi ni wowe wigenga, ni wowe ugenga ibyawe.
ntureka Yesu ngo akugenga. Mu minsi ishize hari umuntu twajyaga impaka ngo pasiteri ngo yamuyoboye mu buryo ngo adashaka, none byageze aho mu bwari, none se ushaka iki? Noneho turi kuvuga ngaho ugenda uzayoboka uko ushaka. Ese ubwo ibyo tubipfe ngo noneho wowe ibyawe niba ari byo biyoboka, ikibazo urimo hagati urashaka kumvira abakozi b'Imana, ugashaka no kumva ibyawe nabyo ari byo. Rero hari umuntu wambwiye ngo wageze muri Koreya ugaruka ute n'amafaranga ariyo, ntugaruke no kwirirwa uyasengera ukanayabura. No, hari uburyo uba uzi ko ibyiza ari ibi, byiza ni ibi, nibyo byiza, okay, ariko ntabwo iby'Imana itubwiye ngo nibyo byiza nibyo wakagendeyeho. None reka ibyo wibwira ugarukire ibyo ubwirwa n'Uwiteka. Icyo nicyo rero kijya kinanira. Noneho abantu hari aho bagera bagatandaraza, bagashaka kwemera iby'Imana ariko nibyo bakumva nibyo. None uyu muntu yivuyeho, nicyo cyitwa kwihana. Uyu muntu Yesu yaramubwiye ngo umwana wawe niba ari n'umugaragu ndaza mukize. Umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane, aramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa. Ibi yumvaga bimuhagije. Ushize nakomoje ku ijambo ryo muri Efeso igice kimwe rivuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo. Umuntu ntabwo yakwizera ataramenya. Genda umenya ubugari bw'imbaraga z'Imana, ugushobora kwayo. Kugenda umenya Imana ugenda wiyanga wivaho. Mu bukwe bw'Ikana aho Yesu ari we, aho atabaye umutumirwa nk'abandi, bwarangiye ari ubaye umusitari. Iyi vino ivuye he? Hari umuntu wari uri hano arategeka ngo twuzuze intango amazi. Yes, nicyo yavugiye ngo igihe cye ntikiragera. Uzarebe niba mu mutima wawe igihe cya Yesu cyari cyagera. Uzarebe ko igihe cye cyari cyagera. Hari Abisirayeli barasumbirijwe bageze ku nyanja itukura, bakabona inyuma Farawo arabakurikiye. Maze Mose arababwira ngo mwihagararire gusa murebe agakiza k'Uwiteka. Ariko nawe byumve, iyo hari ikibazo ufite uramutse uhawe ibijyanama ubuyobozi ngo ihagararire cyihorere. Wita ushidukutira akareka njya kwijajabira ngerageze nshakishe. Urumva nuko abantu bamera. Hari umuntu umwe wambabaje wavuje umwana we mu bitaro byinshi cyane, ahubwo uko kumuzengurutsa niba kwamugiriye nabi. Nyamara iyo aguma ku kintu kimwe gusa. Abantu batizera ibintu byose babura epfo na ruguru, babura ibyo bafata n'ibyo bareka. Bagakubitiriza mu bintu byose basanga ahubwo nibo bicanganyikishije. Ariko umuntu wizera aguma gusa ku Mana yonyine. Ni nako byanditswe ngo nzikomeza kugakiza k'Uwiteka Imana yanjye. Uyu muntu rero yaravuze ngo tegeka gusa, yiringira ubushobozi buri muri Yesu. Arangira avuga ati rero njye ndi n'umuntu utwara abantu, ndi n'utwarwa nanjye. Rero iyo mubona waramubwiye umwe ngo genda aragenda. Hano uri n'Imana, ubwo rero nutegeka numva nta mpamvu yo gufata urugendo uza iwanjye mu rugo. Yesu ahita amubona mu kwizera. Urumva ko kwishingikiriza Yesu ni 100%. Kuko nanjye ni umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare intwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikore icyo akagikora. Iyaba gusa ubwo kwizera nk'itiki. Kwizera ntuzigere ushidikanya ku buyobozi uhawe n'Imana, uhawe n'itorero. Uzabikore ukuntu biba umugisha n'ubwo wakumva ari ubupfapfa. Kuko niyo usomye biramuha gukora into ba mbere aranditswe ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Ntibivuze ibya Yesu abarimbuka babyita ubupfu. Ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Yes, ubuyobozi uhawe uzabwumve nk'ubupfu ntacyo. Ariko uzabukurikire, uzarebe umugisha uburimo. Ko iby'isi n'umva ubwenge bwawe ari cyo ukurikiye ntacyo. Na Loti yumvaga akurikiye
ibintu byiza, n'amaso yamwerekaga ikibaya cyiza, nyamara ntabwo amaso yari bushobore kumwereka ko ariyo Sodomo. Yes. Rero uyu muntu yagize kwizera, yashyize ibyiringiro bye gusa kuri Yesu, ati tegeka gusa. Yesu asobanura ibyo ko ari ukwizera. Rero twebwe imihimbire yo gusenga, imihimbire yo kwizera, abantu bariganana gusa bakajya mu kwizera n'ibintu byinshi cyane. Ni uko ikivuzwe na Yesu gikurikira uko, niyo wacyumva mu bupfapfa. Ni kandi Galilaya uburyo yayoboye abantu uko babigenza, bumvaga atari ibintu byaza kubyara ikintu gifatika. Kansubikira aha ngaha.